Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Adatuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu zatuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Akazamuko gashinze cyane, B umuyaga w'intambike, C uruhererekane rw'amakoni, D umuhanda unyerera. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D umuhanda unyerera. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira iyo ukibonye ugiye kugera ku gice cy'umuhanda kiri kunyerera. Urabizi bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kino cyapa ntabwo kizaba gishinze aho hantu hari umuhanda unyerera, ahubwo uzabanza ugenda urwo rugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera muri icyo gice cy'umuhanda kinyerera. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramuskandika wa papuro. Tari wahisemo ndizera ko icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe, uretse ryari? A agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, B gukatira ibumoso, C guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D ibisubizo byose nibyo. Ubundi ira mirongo irombeje hagati mu muhanda, impamvu bayishyiraho nuko uba ubujijwe kuyirenga. Ko bari kuvuga ngo ugomba kugendera iburyo, ibumoso hagenderwemo n'ibinyabiziga biza bigusanga. Yaba icagaguye yaba idacagaguye uba ubujijwe kuyirenga. Ariko iyo ucagaguye uba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga ugiye nko kudepasa urenga uriya murongo w'umweru ucagaguye ariko uhita ugaruka iburyo, cyangwa ugiye guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, cyangwa se ugiye gukatira ibumoso. Niyo mpamvu duhisemo D ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyeze wa papuro utari wahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode nziza mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Ukwezi kwa 4 kwa 5 no kwa 6 birafunguye, wasaba kode igihe ushakiye. Ukeneye kwiga turakwigisha mu rurimi urwariro rwose ukeneye, Kinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, ukazagerwaho gukora rimwe ugahita utsinda. Tukakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo
igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? A, inzira y'abanyamaguru, B, agahanda k'amagare, C, A na B byose ni ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, uzahite wumva ko n'ubundi hari buze gucamo ibinyabiziga, ariko gifite ngo ubugari budahagije ku buryo imodoka zitacamo, rero kiba kigenewe kunyurwamo n'amagare. Niyo mpamvu duhisemo B, agahanda k'amagare. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo gutwara ikinyabiziga wasinze wanyweye inzoga. A, biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. B, biremewe nijoro. C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Gutwara ikinyabiziga wasinze birabujijwe ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose gifite moteri. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanze ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, ko biba byumvikana nibyo mu buzima busanzwe. Gutwara ikinyabiziga wasinze uzi ko bitemewe. Ndakeka ko aramusamo C, ndizera ko aramusikandika ku papuro. Niyo mpamvu iyo wanyweye nk'inzoga wasinze ushaka umusare akagutwara akakugeza iwawe, ubundi weho ukagirayo amahoro. Ndizera ko aramusamo rero igiso cy'ukuri, ndizera ko aramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kudepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Ryari? A, ahamanuka. B, igihe umuhanda ari mugari. C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemera kumunyuraho. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga kikuri imbere akubwiye ngo munyureho mudepase, uba ugomba kubyubahiriza ukamunyuraho, kubera ko mu muhanda ntabwo babeshya. Ikindi kuba ari imbere yawe bivuze ko ari kureba imbere yawe kure, ari kureba mu ntera wowe utari kurebamo. Rero kubera ko yagukingirije, yakubwiye ko imbere nta kibazo gihari wamunyuraho, umunyuraho. Ndizera ko aramusamo C, ndizera ko aramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosora kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, na B, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Ndizera ko aramusamo B, ndizera ko aramusikandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video amoko atanu ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ikinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Icyo cyapa kivuga ko
ubujijwe kunyura ku makamyo, kumunyura kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ariko ibinyabiziga baba bemerewe kunyuraho akaba ari bino by'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Kiba gifite ibimenyetso by'amabara asate, A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B umutuku n'umukara. Kiriya cyapa murabizi kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, mu birango harimo imodoka ebyiri, iri ibumoso ibisa umutuku, iri iburyo ibisa umukara. Impamvu iri ibumoso ibiri mu mutuku nuko nta kinyabiziga imodoka kiba cyemerewe kujya ibumoso kigiye kunyuranaho. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kivuga ko umuyobozi ukibonye atemerewe kujyayo, ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Kirangwa n'ubuso bw'ibara risa rite: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B umweru. Kino cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Wowe ukibonye ntago yemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Kino cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku, nta kirango. Bari batubajije ubuso, duhisemo B umweru, tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa? A ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ibyapa biburira n'ibitegeka, C ibyapa bibuza n'ibitegeka, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Kubera iki? Kubera ko bino byapa bibuza n'ibitegeka bitandukanye n'ibindi. Byo uzakibona mu gihe uri kukibona imbere yawe, ntabwo uzakurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa ibyo kiri kugutegeka, ariko ukimara kugihitaho uzahita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo cyagutegetse. Niyo mpamvu biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka aba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa aterera. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? A feri y'urugendo, B feri yo gutabara, C feri yo guhagarara umwanya munini, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A feri y'urugendo. Niyo ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa se igeze ahantu haterera. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo.
ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Ni ibyo bibazo bitatu babaza, ndizera ko nibaramuka bikubajije uzahita ubikora kubera ko mba bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo mu turere twose. Tubwire isaha, itariki ushaka n'akarere, tugufatire kode mu gihe kitarenze iminota 2 umaze kubona kode kuri telefoni yawe. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandiki cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite ishusho, icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Akazamuko gashinze cyane. Be umuhanda utaringaniye ibumoso. Se ahantu umuhanda umeze nabi. De ahegereye utununga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni a, akazamuko gashinze cyane. Ubundi agacuri n'akazamuko ni ibintu bitandukanye. Iyo uvuze akazamuko, iki cyapa ukibona ugiye guterera agasozi. Ikindi ukibuka ko rino 10% ntabwo ari ryo rihoraho, bazashyiramo 15%, 20% bitewe n'ukuntu ako gacuri gahanamye. Niba hasa nk'abereretse bashobora gushyiramo 8, 5, habacuramye cyane bagashyiramo 15, 20. Ntabwo buri gihe haramo 10%. Rero iyo bavuze akazamuko bugiye guterera agasozi, bavuga agacuri cyangwa akamanuko ukaba ugiye kumanuka agasozi. Ndakeka ko ramusitamo akazamuko gashinze cyane, ndizera ko ramusikandika wa papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugiramo 5 ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kunyura naho bikorerwa, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. Bege cyose ni ibumoso. Se iburyo iyo unyura ku nyamaswa. De nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyura naho bikorerwa he? Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo bengo igihe cyose ni ibumoso. Oya, iyo uvuze igihe cyose ni ibumoso uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kunyura naho bikorerwa ibumoso, ariko birashoboka ko bishobora no gukorerwa iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe nawe icyerekezo ugiye kujyamo. Niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko bakavuga ngo ni ibumoso ukavuga yego. Bavuga igihe cyose ni ibumoso ukavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nibiramuka bije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora kubera ko bibonye hakiri kare. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Mugeze ahantu mugasanga umuhanda urafunganye, munyuranyeho mwatezanye inkomyi, mutegetswe iki? A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B, guhagarara aho bageze. C, koroherana. D, gukuraho inkomyi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se, koroherana. Niba mugeze ahantu mugasanga umuhanda urafunganye,
muba mutegetswe koroherana. Koroherana ni gute? Ni kwa kundi ibinyabiziga bihurira ahantu hafunganye, ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga umwe arahagaze, uramajije uratambuka, nawe akabona gukomeza umaze gutambuka. Biriya nibyo mwita koroherana, biriya nibyo twita koroherana. Rero muba mugomba korohera. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, nta na rimwe biba byemewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Guhagarara aho bageze, mwahagarara mukazahava ryari, nabyo ntibishobora. Gukuraho inkomyi ni nko kuvuga ngo reka tuve mu kinyabiziga cyacu kubera ko hafunganye, dusize umuhanda nuba mugari tubone gukomeza, nabyo ntibishoboka. Muba mugomba koroherana, umwe akareka umwe agatambuka, undi akabona gutambuka nawe nyuma. Ndizera ko Ramutamosi, ndizera ko Ramusikandika gwa papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita iranga ikinyabiziga bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye, ko murabizi ibinyabiziga birasora. Bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu mezi 2, B, mu kwezi kumwe, C, mu minsi 15, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko bikorwa mu minsi 8. Hano hari ahantu ubonye handitse iminsi 8, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None w'ikinyabiziga iyo cyoherejwe mu mahanga, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro, byo bigakorwa mu mezi 2. Ibyo ni ibibazo bibiri babaza, ntuzabyitiranye. Iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita iranga ikinyabiziga bihindurwa, bikorwa mu minsi 8. Noneho byaba ngombwa ko ibyapa ndanga bikurwa bikoherezwa biro by'imisoro mu gihe ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu, bigakorwa mu mezi 2. Ndizera ko utazabyitiranya, ndizera ko niba bikubaza uzahita ubikora. Kibazo cya 15 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa, rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Hano batubwiye ngo kugira berekane ahantu habi cyane, bari kukwereka igice cy'umuhanda gishobora kuguteza ibyago, bakoresha ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo riba riri kumyatsa, riri kukubwira ngo nyura aho hantu haguteza ibyago urushijeho kwitonda. None bari kukubaza ngo icyo kimenyetso bashyizeho cy'itara ry'umuhondo hari icyo riba cyahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Icyo kimenyetso cy'itara ry'umuhondo uretse kukubwira ko ugomba kunyura aho hantu urushijeho kwitonda, nta kintu kiba cyahindura ku mategeko agendaga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Nta kintu cyahindura ku feruje, nta kintu cyahindura ku mategeko yo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga nk'ibyapa na biriya bimenyetso bimurika. Niyo mpamvu duhisemo A, ntacyo gihindura. niyo mpamvu twanditse ku papuro turahisemo. Ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 16 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira, kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kugira iki? A, umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Niba ari imodoka, umushoferi. Niba ari ipikipiki, umumotari. Iyo bavuze umuyobozi ntabwo bari kuvuga mu nzego runaka, ahubwo bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Ndizera ko aramusitamo A, ndizera ko aramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya
kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda bite A biteganye, B ku murongo umwe, C A na B nibyo biteganye cyangwa ku murongo umwe, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hanze cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kukubwira ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, bino bimenyetso bimurika ni bino bikoresha amatara atatu, muri make biramwita mwebwe mu ndimi z'amahanga ngo ni feu rouge, bikoresha amatara atatu ariyo mutuku, umuhondo n'icyatsi. Ngo hariya aho kugendera herekanwa na biriya bimenyetso, ngo ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma yacyo. Oya, ahubwo bishobora kuhagenda biri ku murongo umwe, kimwe kigaparika imbere ikindi kigaparika inyuma yacyo biteganye. Ku bantu batembeye hano mu mujyi wa Kigali ubona nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, birashoboka ko kimwe gishobora guparika iburyo ikindi ibumoso bikaba biteganye. None batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisozo cy'ukuri kirimo, kubera ko bishobora kuhagenda biteganye cyangwa bikagenda biri ku murongo umwe. Niba bavuga ngo ibinyabiziga bishobora kuhagenda, bishobora, uzahitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Hano bavuze ngo ntibishobora kuhagenda biteganye ngo no ku murongo umwe, kandi bishobora kuhagenda biteganye no ku murongo umwe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro. Utari wahisemo ndizera ko ikibazo kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niye myitware wagira. Tegereze neza rino sangana ry'umuhanda ugezemo, wowe uri mu kano ga fresh k'umutuku, uriya mu motari ari mu kano ga fresh k'umuhondo. Uba ugomba kugira iyihe myitwarire? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahinzira umumotari. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. D, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, haza cyukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Wowe uzakomeza ugende, kubera iki? Kubera ko turi kugendera mu hano muhanda munini, uriya mu motari niwe ugiye kukwinjirana. Iyo umuntu agiye kukwinjirana mu muhanda urimo, niwe uba ugomba kuguhinzira, wowe ntabwo uyimuha. Uzakomeza, uriya mu motari niwe uzaparika aguhinzira. Ndakeka ko waramutamo A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ni ukuvuga ngo icyo cyapa kigaragaza ahantu hagenewe guhagararwamo na zino modoka nini zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Nta yindi modoka iba yemerewe kuhaparika. Kiba gifite ubuso bw'amabara asati: A, ubururu, B, umweru, C, umutuku, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, haza cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Cyo cyapa kiba gifite ubuso busa n'icunga rishije, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebira video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba wabimenya ibyo byapa. Impamvu mu Rwanda tutakibona nuko hariya zira modoka nini ziparika, mubona ko n'izindi modoka ziba zahaparika. Kino cyo kiba kivuga ko aho hantu harahagararwamo n'imodoka nini gusa.
niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko kiba gifite ubuso busa n'icunga rishije. Niyo mpamvu tuyanze wapapuro utari wahisemo neza ko n'ikibazo kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Ukurikiranye na rukururana ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C, bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D, bikurinda umuyaga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Bifasha uriya muntu utwaye rukururana kukurebera muri retroviseri kugira ngo nabona imbere nta n'ikibazo gihari abe yagwa ibimenyetso by'uko wamunyuraho. Rero bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni retroviseri. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye code mbwira akarere ushaka gukoreramo, umbwira ubwoko bwa code ukeneye, ese niyo kuri provisoire cyangwa niyo kuri category, mufatire code mu gihe kitarenze iminota 2 umaze kubona code kuri telefoni yawe. Akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, turakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyangwa mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa kabari hafi ariko akaba afite nk'akazi katamukunda ngo aze twigane mu ishuri. Turakwigisha amasaha yose uduhaye, tujya turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ushaka kwiga mu Kinyarwanda, mu Cyongereza no mu Gifaransa turakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turayikwigisha, yaba yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Rero mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyabafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.